Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwemeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka duheze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. N'amakuru rero azindutse avugwa hano ku mbuga nkoranyambaga. Ni imbuga nkoranyambaga zose wabona ko zabihagurukiye cyane, ariko nkabanje kugira ngo tubanze dukureho urujijo nyine ku cyabiteye, dore ko atari amakuru meza ku bakunzi ba Vestina. Uyu Vestina rero yashyize icyo twakita nka poste kuri stati ye. Ni stati yari ifite amagambo akomeye cyane, aho yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza, ariko turaza kugerageza turebe no mu kinyarwanda icyo yarashatse kuvuga. Yanditse mu cyongereza avuga ati, "Today the life I am living is not the life I chose. I am living in bad situation. I didn't deserve this. I know I made bad decision in my life." Yakomeje yongeraho n'ibindi nyine ubona ko ari ibintu bifite ubukana kandi binakomeye cyane, aho tugenekereje mu kinyarwanda yagiye avuga ati, "Uyu munsi ubuzima ndimo kubamo si ubwo nahisemo. Ndimo ndabaho mu bihe kandi bitankwiye. Nzi ko nakoze icyemezo kibi mu buzima bwanjye, cyangwa se icyemezo yafashe ahubutse. Icyemezo yafashe ahubutse." Ndagira ngo ubanze wumve iki kintu, ngo yafashe icyemezo ahubutse cyane. Gusa akomeza avuga ati, yakomeje avuga ati, "Imana irareka bimwe bikaba kugira ngo twige. Nize byinshi." Arangije arongeraho ati, "Iki nicyo cyanatumye abantu bose iki ngiki nicyo cyanatumye abantu bose bahita ko bagiramo n'ubwo babikangamo." Arangije yongera ati, "Nta mugabo uzongera kunyibeshya. Nta mugabo uzongera kumbeshya cyangwa ngo asenye ubuzima bwanjye ukundi." Aya ni amagambo Vestina ubwe yitangarije kuri stati ye, nk'uko namwe muri kubisoma muraza kubisoma, ariko yabyanditse mu cyongereza ariko turi kubishyira mu kinyarwanda namwe muri kubibona. Yabyanditse kuri stati ye neza cyane. Arangije aravuga ati, "Umugabo uzakurikiraho nzahitamo kubana nawe. Nzabanza kumumenya neza, kumenya umuryango we no kumenya byose bimwerekeyeho. Nta n'umwe uzongera kunyikoreshereza ukundi." Aya ni amagambo ya Vestina yitangarije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ibi bintu rero byakomeje kugenda bikanga abantu bamwe na bamwe, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ibitangazamakuru bigiye bikomeye. Natwe byatugezeho tumera nkaho tubaye shocked, twanga gukora inkuru, tubanza turavuga ati, "Ibi ntabwo ari Vestina bipostinze." Ariko nagiye kugenda nkora research, tubihuza n'ibindi yagiye akora mu biganiro bindi, avuga ati, murabyibuka ko yarigeze kubuza Dorcas, amubuza ngo ntazashake imbere. Aha hantu harimo akantu k'umutego ko umugabo we n'ubundi batari babanye neza, uretse ko wenda batwerekaga isura nziza nyine mu maso ya rubanda, ariko ibintu bishobora kuba bitaranatangiye kera. Byaratangiye kera rwose, nubwo nyine tutabibonaga bagenda babiduhisha, ariko buriya agasesekaye umutima nyine kagaragara no ku munwa. Aha rero yabipostinze kuri Instagram, aho rero abantu benshi bahise ko batera hejuru, baravuga ati, "Rwose Vestina komera wihangane." Hadaciye kabiri gato rero yahise ko asiba iyi status, yahise ko ayihanagura, ariko nyine kuyanagura yanundi yamaze kurebwa n'abantu batari bake cyane, aho bari bagiye rero banayitangwa n'ibitekerezo. Ibyo ntibyarangiye kuko nakomeje gucukumbura, ndangije nsanga namwe mu mafoto y'ubukwe bwabo ariko na Idris yamaze kuyasiba ku rukuta rwe rwa Instagram. Ibi ni ibintu Vestina ubwe yikoreye, ntabwo ari ukuvuga ngo account ye bayihakinze, dore ko ibintu nk'ibiyo bibaye wamaze kwitekerezaho bagenda bazana impamvu zimwe na zimwe. Ibi turagira ngo tugende tubihuza n'ibyagiye bibanza kugira ngo muze kumva ikintu yakoze ko atari ikintu cyahubukiwe, ni ikintu cyari kimurima, ahubwo nyine we nyine yashatse kugaragariza isi yose muri rusange, nk'uko nyine yabikoze ko kubipostinga, abashaka nyine ko isi yose ibibona, kandi nyine isi nayo yanabibonye rwose. Aho rero bamwe bagiye banagaruka bavuga bati, kuri wa muntu rwose wakundaga kugenda muri comment yandika ati, "Ngo sinkunda umugabo wa Vestina." Muramwibuka umuntu yakunze gutrending mu comment menshi cyane, aho bagiye bavuga ati, "Uyu ni ubiteye." Abandi bagenda bagaruka ku bitekerezo bimwe na bimwe bavuga ati,
yahuye rero n'ibikomeye mu rugo n'ibyo atari yagahuye nabyo. Hari n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko ababloga, haba Kazungu Kaboso yagarutse avuga ati rwose Irene yashutse umwana wacu. Irene yaramushutse kuko ntabwo yari akwiye gutuma ashaka ari muto bingana kuriya. Yagombaga kubanza akanuguba ku isi, akabanza akayumva uburyohe bwayo, ubundi akazabona kujya gushaka amaze no gukuramo, amaze kugerageza guhura na byinshi nyine mu isi. Ariko nyine byose n'ibitekerezo biri kugenda bitangwa nyine k'uyu mukobwa Vestina. Gusa we nta kindi yigeze agaragaza avuga ati ni iki cyabiteye cyangwa se ni izi ntonganya cyangwa se ni ibibindi. Nta kindi rwose bisa naho nyine yatangaje ubwe, ahubwo nyine usanga ari abafana nyine cyangwa se abakunzi be bari kugenda nyine bagwa mu rujijo. Bari kugenda bagwa mu rujijo cyane, aho nicaye ndavuga ati ese baba bari gutegura n'indirimbo nshyashya site kugira bayite hanze ubundi izakundwe. Ariko twasubije amaso inyuma dusanga koko ntago bajya bategura indirimbo zabo muri prank. Murabibuka iri tsinda Vestina Jokers ntago bagira ibintu bya prank. Kabone nubwo rwose byaba bigeze hano iya ndirimbo yaba yabanze kurebwa ntago bategura prank. Ibi byose rero twakomeje kubihuza nyine dukora n'ubushakashatsi dusanga koko uyu Vestina ibintu yipostingiye byari muvuye mu mutima we kandi no mu marangamutima ye nyine ashobora kuba atari kumwe n'umugabo we. Gusa mu gihe gishize hashizemo nk'amezi n'ukwezi kumwe, by the way n'ukwezi kumwe mbere yuko berekeza hariya nyine i Canada, hari umuntu wigeze kujya muri comment arangije aravuga ati icyo gihe nari na postinze ku rukuta rwacu rwa Facebook inkuru yagarukaga nyine kuri life ya Vestina Jokers, by'umwihariko nyine mu muryango wabo. Yari Vestina ndetse na Jokers na musaza wabo ndetse na mukuru wabo nyine, aho hari umuntu wagiye muri comment aravuga ati rwose ntago babanye neza mukuru we nyine n'umugabo we. Ariko ibyo twanze kwirirwa ko tubigarukaho, twanga nyine kubigaruka nta makuru ahagije twari dufite, ariko tukibaza se Vestina yaba ari kumuvugira mukuru we byiwe byagenze gute se? Harimo akantu k'urujijo ngira ngo noneho tubonye akanya ko kugira ngo twicare ducukumbure turebe byinshi. Ari no mpamvu ngusaba rero kuguma hano kuri Wakanatel official kugira ngo byose byiza nyine kandi n'ubucukumbuzi bwimbitse uze kubumenya. Turakomeza tubagezeho 5 kuri 5. Ibuka rero gukanda subscribe, kora like, ufungure n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine bye bikugeraho 5 kuri 5. Nje nitwa Wakanda. Nabashimiye.